twongeye kubaramutsa bakunzi bacu mudukurikiye nkuko twabibemereye turagarutse mu mwanya w'isomo ryacu ryitwa twige muzika. Hamaze gutambuka amasomo abiri mu byiciro byayo bitandukanye. Abacitswe cyangwa abacikanywe mu manuke gato cyane muri description murabona muri link, hanyuma ukeneye kubona isomo rya mbere agace ka mbere kugeza ku isomo rya kabiri agace ka kabiri arabisangamo rwose. Hanyuma mbere yuko dutangira uko bisanzwe, iyi ni Korali Christus Renyat igenda ibahatiwe Larisi. Ibuka rero ko mbere yo kugira ngo tuvugane ibyo tugiye kuvugana byiza mwakunze rwose, subscribe tuyikeneye. Ako kantu k'umutuku kazamuka ntugatesha agaciro, kuko karatuma isomo rikurikiraho uhita uribona ku buryo bwihuse. Hanyuma wibuke gusangiza bagenzi bawe, ukora share. Muri comment turakira ibibazo, ibitekerezo n'ibyifuzo ndetse n'inama n'ubwunganizi kugira ngo isomo ryacu rikomeze kuza ribanogeye kurushaho. Hanyuma muduhe like. Tubarivuze rero ko isomo ari twige muzika. Uyu munsi tuje kubabwira icyiciro gikurikiraho cyitwa ibipimo. Ibipimo nibyo byitwa muri za ndimi les mesures. Mu muziki ibipimo ni igabanya ry'ibice by'umuziki mu butinde bureshya. Hanyuma iryo gabanya rigakora intangiriro yumvikana ku njyana cyangwa intangiriro yumvikanisha injyana. Harimo amagambo asa n'ahakomeye yose, ariko turi buze kuza gusobanura uko isomo rizagenda rikura. Ibipimo ni igabanya ry'ibice by'umuziki mu butinde bureshya. Iryo gabanya rigakora intangiriro yumvikana ku njyana. Mu muziki rero iyo twanditse umuhundwanota twarayibonye mu buryo bwinshi, n'uyu munsi turayigarukaho kuko nicyo kimenyetso cya mbere duheraho twandika umuziki kugira ngo tubashe kuwusoma. Nyuma yo kuwusoma tukabasha kuwuvuga, turifashisha indanganota ya sol, indanganota ifungura amajwi gore. Tuvuze ko ibipimo ari igabanya ry'ibice by'umuziki mu butinde bureshya. Ubwo butinde bureshya ntabwo bupimwa mu burebure. Iki gice tumaze kwandika reka tukite igice cy'umuziki. Ntabwo turashyiramo amanota, ariko dushobora kuza kuyashyiramo mu kanya kagiye gukurikiraho. Hanyuma iyo tuvuze ubutinde bureshya, ni ukuvuga ko iki gice kigabanyijemo ibice bishobora kuba byinshi. Wenda turaza kugisoza dukoresheje uturongo tubiri dufungamo umuhundwanota twitwa urwusirizo. Ntabwo ubutinde bureshya tugiye kuvuga ari uburebure buri hagati y'aka karongo na kano, cyangwa kano na kano, ku gice cy'umuziki twagabanyijemo ibice byinshi. Ahubwo ubutinde bureshya tugiye kuvuga ni ubutinde bupimwa mu manota yashyizwe muri muhundwanota. Urugero, ahangaha dushobora kwandikamo inota ryitwa ruzigankoni. Hano tukaba dushobora kwandikamo amanota abiri ya gahiri. Hano tukaba dushobora gushyiramo wenda shami ebyiri na gahiri. Ni ukuvuga ko amanota arimo hano tugereranyije yose arangana. Iki nicyo twita ubutinde bureshya, kubera ko ruziga nkoni imwe ingana na gahiri ebyiri. Niba mwibuka icyo twise igiti cy'amanota mu isomo rya mbere, gahiri imwe ingana na shami ebyiri. Ni ukuvuga ko niba dufite gahiri imwe ingana n'izi shami ebyiri, hano tukaba dufite indi gahiri ingana n'iyi, ibi bice byacu uko ari bitatu byose birangana, kubera ko amanota ari muri iki gice arangana n'ari muri iki gice arangana n'ari muri iki gice. Aho no tuvuga ngo ibipimo ni igabanya ry'ibice by'umuziki mu butinde bureshya. Iryo gabanya rigakora intangiriro yumvikana ku njyana. Icyitwa injyana ntabwo tugisobanukirwa vuba muri iri somo ryacu,
ariko nitukigeraho tuzasanga twarakivuze kandi tukimenye ku buryo bwagutse. Aka karongo gahagazemo hano hagati gatandukanya, nibagiwe kubabwira ko buri gice muri ibi ngibi aricyo cyitwa igipimo. Ni ukuvuga ko hano dufite ibipimo bingahe? Bitatu. Dufite igipimo cya mbere hano, igipimo, iki ni ikindi gipimo, iki nacyo ni ikindi gipimo. Igipimo iyo tuvuye ku cyabanje tujya kugikurikiraho, aka karongo gatandukanya ibipimo bibiri, mu ntega amatwi. Iyo tuvuye ku gipimo cyabanje turimo turava ibumoso tugana iburyo nk'uko twandika tukanasoma amanota ku buryo busanzwe. Aka karongo gatandukanya igipimo cyabanje n'ikigikurikira kitwa inshozagipimo. Mu ntega amatwi, kitwa inshozagipimo. Inshoza, mu ijambo inshozagipimo harimo ijambo gushoza. Gushoza abazi ikinyarwanda bazi ko ari uguhamagaza. Hanyuma nuko ko aka karongo gahamagaza cyangwa gahamagara igipimo gikurikiyeho. Noneho iyo turi kubara aka karongo duhereye ku gipimo nyirizina twari dufite ku buryo nta kindi twongeraho, aka karongo kitwa insozagipimo. Nubwo gafite amazina abiri mu kinyarwanda bitewe n'amerekezo, ariko mu rurimi rw'igifaransa gafite izina rimwe kitwa barre de mesure. Mwanteze amatwi. Hanyuma ni ukuvuga ko ibi bipimo byacu bitatu bitangirwa na kano karongo kamwe kaza kwita inshozagipimo cyangwa insozagipimo, bitewe n'uko umuziki utangirira mu cyo bita incecetsa ugasoreza mu cyo bita incecetsa. Incecetsa babita silence. Mbere y'uko uririmba wari ucecetse, nyuma y'uko uririmba uraceceka. Niyo mpamvu dutangira mu ngono tuba twifashishije utu turongo tubiri. Hari ibindi tuba tushije ikivi tutavuze, ariko byari bihari kugira ngo dukore umuziki. Ko namwe ku gisobanuro cy'umuziki kivuga ko ari ubugeni n'ubukorikori bwo gutegura. Dushobora gutegura tutandika, dutekereza. Nidutangira kwandika rero tuba dutangiriye ku byabanje. Ni ukuvuga rero ko utu turongo tubiri duhereza aka karongo kamwe igipimo kiraba kirangiye. Nitujya kuri iki igipimo kibe kirangiye. Nitujya kuri iki igipimo kibe kirangiye. Kubera ko mu manota yacu ishojwe twashyizeho uturongo tubiri duhagaritse twitwa urwusirizo. Urwusirizo rwitwa double barre de mesure bien sûr. Aha ngaha rero tuhagaze twahita tuvuga ko igipimo mu muziki kigira amoko cyangwa kigaragara mu moko atatu. Ubwoko bwa mbere bw'igipimo nubwo bita ibipimo byoroshye. Ibipimo byoroshye banabyita mu muziki ibipimo ngirakabiri. Turaje tubisobanura ibyo byo ibipimo ngirakabiri. Ubwoko bwa kabiri bw'ibipimo mu muziki nubwo bita ibipimo byunze. Ibipimo byunze ibipimo byunze mu muziki banabyita ibipimo ngiragatatu. Aya mazina yombi afite igisobanuro kiza kumvikana, tuba turi gusobanura ubwoko bwa buri gipimo. Ubwoko bwa gatatu bw'ibipimo bwitwa ibipimo bivanze. Ibipimo bivanze byo bifite izina rimwe nyine kuko biravanze. Ibyo bita ibipimo byoroshye cyangwa ibipimo ngirakabiri mu gifaransa babyita les mesures simples cyangwa bakabyita mesure binaire. Ibipimo bivanze, ibipimo byunze ku rwego bwa kabiri byitwa mu muziki mu gifaransa byitwa ibipimo byitwa les mesures composées.
les mesures composées cyangwa se bakabyita mesure ternaire. Hanyuma ibipimo bivanze mu muziki babyita les mesures mixtes. Ndumva turimo tujyana. Ibipimo byoroshye rero ni iki cyangwa ibipimo ngira kabiri. Amanota arimo hano mwese murayabona. Dushobora kuyabara mu bihe dukurikije ko twabonye ko igipimo twabonye ko amanota agaciro kayo kabarwa mu bihe. Iri nota ryitwa ruzigamoni rigira ibihe bibiri. Iri nota ryitwa gahiri rikagira igihe kimwe kuko ni kimwe cya kabiri cya ruzigamoni. Iri nota ryitwa shami rikagira kimwe cya kabiri cy'igihe kuko ni kimwe cya kabiri cya gahiri. Ibyo bihe rero, ibihe bigize igipimo iyo biteranye byitwa agaciro rusange k'igipimo. Ni ukuvuga ko hano hari igihe kimwe, hano hari igihe kimwe. Ni ukuvuga ko iki gipimo cyacu gifite agaciro rusange k'ibihe bibiri. Ibihe byose bigize igipimo iyo biteranye byitwa agaciro rusange k'igipimo. Aha, aho niho tujya gutangira gusobanura no gutandukanya ayo moko atatu y'ibipimo. Ibipimo byoroshye ni ibipimo bifite agaciro rusange kagabanyika na kabiri, aho gaciro ntigasagure igice cy'inota. Ndasubiramo. Ibipimo byoroshye cyangwa ibipimo ngira kabiri ni ibipimo bifite agaciro rusange k'igipimo kagabanyika na kabiri, ako gaciro rusange ntigasagure igice cy'inota. Igice cy'inota ni ijambo ritari kumvikana vuba, ariko turaza kuvuga icyo ari cyo nitugera hirya gato mu cyo bita ibihe nyirizina. Mu gihe ibipimo byunze byo ari ibipimo bifite agaciro rusange k'igipimo kagomba kugabanyika na gatatu. Akenshi usanga amanota agize icyo gipimo arimo arengaho inota rimwe. Urugero, ugasanga wenda muri iki gipimo bashyizemo, mwibuke ko aka kantara ko nongeyemo ntabwo kari karimo, nkavuze kugira ngo turebe ko hano hajemo amanota atatu. Umubare gatatu ntugabanyika na kabiri uko bisanzwe, byanze bikunze hari ikintu gisaguka. Ibyo bipimo rero bifite agaciro rusange kagabanyika na gatatu bisobanuye ko n'inota ubwaryo riza kuba rigize icyo bita inota fatizo ry'igihe rizaba rigabanyika na gatatu. Turaje tubibone mu kanya gatoya ibyo turimo tuvuga byitwa inota fatizo ry'igihe. Hanyuma ibipimo bivanze tuzabibona igihe twateranyije ibipimo ngira kabiri birenze bibiri, twateranyije ibipimo ngira gatatu birenze bibiri, cyangwa twateranyije ibipimo ngira kabiri na ngira gatatu kugira ngo bikore igipimo kimwe. Dufata urugero, ndamutse nkuyemo uyu murongo twita inshoza gipimo, noneho nkayitangira iki gipimo n'iki ngiki biteranye. Numushaka ndashyiramo guteranya hariya kugira ngo tubashe kuza kubibona. Hano hari igipimo kimwe na hano haje ikindi. None biriya bipimo twavanyemo umurongo ubihuza tubigira igipimo kimwe. Ubwo hano hari amanota atatu, hano hakaba hari amanota abiri, twari tumaze kuvuga no kubona iki gipimo nk'igipimo ngira kabiri gifite agaciro rusange kagabanyika na kabiri. Tumaze kubona iki ngiki n'igipimo ngira gatatu gifite agaciro rusange kagabanyika na gatatu. None duteranyije ngira kabiri na ngira gatatu, muri make tugiye kugira igipimo kivanze. Nitwigira hirya gato turabibona. Igipimo rero kugira ngo tubashe kugisobanukirwa ku buryo bwagutse, tuzifashisha imibare yitwa imibare ndangagipimo. Imibare ndangagipimo ni iki? Imibare ndangagipimo ni imibare yandikwa ku buryo bw'imigabane. Hanyuma iyo mibare igashyirwa muri muhundwanota ikurikiye indanganota. Mubyumve neza. Tumaze gushushanya muhundwanota, twandika indanganota, twarangiza tugashyiramo imibare ndangagipimo. Ni imibare yanditse ku buryo bw'imigabane,
hanyuma iyo mibare ikandikwa ikurikiye indanganota. Iyo mibare rero tugiye kureba ubu ngubu, mwankundira ngasoma ku mazi ndumva umuhogo wumye, ndagaruka hanyuma tukora iyo mibare neza tuyihuze n'igipimo kuko tunayita imibare ndangagipimo.